Mu bantu 100 bavyuka buri munsi 98 muri bo bavyukana intumbero, ibitekerezo, ingamba ndetse n'intego zo gutera imbere. Bakora ibyo bashoboye byose batekereza ko bishobora kubateza imbere. Bariga, bakubaka imibanire myiza n'abandi, bagakora amasaha y'umurengera, yewe bakanasenga cyane basaba ibyabateza imbere. Ariko wakwibaza uti kuki 98% by'abatuye isi atari abaherwe? Noneho tekereza ku buzima bwawe uyu munsi. Ahari hari inzozi umaze imyaka wifuza kugeraho. Ushaka gutangiza business, kubaka inzu, gufasha umuryango wawe, kuva mu bukene, kugira icyo usigira abana bawe, cyangwa ushaka ko umunsi umwe uzavuga uti nabashije guhindura ubuzima bwanjye. Ariko hari ikibazo kimwe gikomeye ukwiriye kwibaza. Ese kuki abantu babiri bashobora gutangirira business igihe kimwe ahantu hamwe bafite amahirwe amwe, ariko umwe akagera kure undi akaguma aho yarari? Ese biterwa n'amafaranga, amahirwe, amashuri se, cyangwa hari ikintu kiba imbere mu muntu mbere yuko kigaragara hanze? Mu mwaka w'1937 Napoleon Hill yasohoye igitabo cyitwa Think and Grow Rich. Ni igitabo kibanda ku mbaraga z'icyifuzo, kwizera, intego, gahunda, gufata ibyemezo no kudacika intege. Ariko uyu munsi ntitugiye kukubwira ngo tekereza ku mafaranga hanyuma amafaranga nayo ahitaza. Oya rwose. Ahubwo ibyo byaba ari ukwibeshya ku buzima nyakuri. Uyu munsi tugiye gutekereza bidasanzwe, kuko mbere yuko umuntu yubaka inzu abanza kugira icyerekezo. Mbere yuko hubakwa business habanza icyemezo. Mbere yuko umuntu aba uwo yifuza kuba we, hari igihe agomba kubanza kwibwira ati ntabwo ngomba gukomeza kuba uwo narindiwe. Murakaza neza kuri RGN, aho tubagezaho ibiganiro n'inyandiko zisesenguye zigamije kubaka ubumenyi, guteza imbere imitekerereze no gufasha umuntu gufata icyemezo gishingiye ku makuru n'ubushishozi. Nge Ndibora ntavuga nkayo, kandi ndabararikira gukurikira iki kiganiro kugeza ku musozo kugira ngo dusubirize hamwe ikibazo kigira giti nkwiriye kuba nde kugira ngo ngere ku bukire nifuza. Uyu munsi rero ndagusaba gukurikira iki kiganiro utagiteze amatwi gusa ushaka kumenya uko wakira, ahubwo ucyumve nk'umuntu ushaka kumenya uti ni muntu ki ngomba kuba we kugira ngo mbe nshobora kugera ku byo nifuza. Koko amafaranga ashobora kugura inzu, ariko ntabwo buri gihe ashobora kubaka umuntu. Ashobora kuguha ubuzima bwiza, ariko ntabwo ashobora kuguha icyerekezo. Kandi amahirwe ashobora gukingura umuryango, ariko niba utiteguye kuwunyuramo, umuryango ushobora gufungwa utawubonye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku cyifuzo, intego, kwizera, ubumenyi, ibitekerezo, gufata icyemezo no kudacika intege. Ariko cyane cyane tugiye kuvuga ku muntu uri imbere muri wowe, kuko ubukire bwa mbere umuntu agomba kubaka si amafaranga, ahubwo ni ubushobozi bwo kubaka amafaranga. Reka ufate akanya maze uhumeke gato. Reka ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi bibe bicecetse. Use n'uwiganiriza wowe ubwawe maze wibaze iki kibazo uti ese ndamutse menye ko nshobora kuba umuntu urenze uwo ndiwe none, ni iki natangira gukora uyu munsi? Igisubizo cy'icyo kibazo gishobora kuba intangiriro y'urugendo rushya, urugendo rw'igitekerezo, icyizere, gukora no kudacika intege. Uyu munsi ntabwo turi hano kugira ngo twige gusa uko umuntu akira, turi hano kugira ngo twige uko umuntu yahinduka ushobora kurema ubuzima yifuza. Napoleon atangira iki gitabo cye yise Think and Grow Rich, yahereye ku ijambo rikomeye ryitwa icyifuzo. Uku ntabwo ari ukwifuza ibintu bisanzwe, ntabwo ari ukuvuga ngo nifuza kuzagira amafaranga menshi. Ahubwo Hill asaba umuntu kugira icyifuzo gifite aho kigana, kikaba ari icyifuzo kigaragaza igihe, igiciro n'icyo uzatanga kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Napoleon Hill asobanura icyifuzo
ashyiraho intambwe 6 zirimo kumenya amafaranga ushaka, icyo uzatanga kugira ngo uyabone, igihe uzayabonera, icyo ugomba kuyakoresha, kwandika plan ishoboka kandi ukayisubiramo buri munsi. Hari itandukaniro riri hagati y'icyifuzo no gufata icyemezo cyo gushyira mu bikorwa. Umuntu ushaka kuba umwanditsi aravuga ati umunsi umwe nzandika igitabo, ariko umuntu ufite icyifuzo gifite aho kigana aravuga ati nzandika igitabo cya mbere gifite page runaka, nzagisohora ku itariki runaka kandi nzagishyira ku isoko. Uwa mbere afite icyifuzo gusa, ariko uwa kabiri afite icyifuzo gifite n'intego. Ariko se gutekereza byonyine birahagije? Aha niho tugomba kwitonda. Izina ry'igitabo rishobora gutuma umuntu atekereza ko Hill yavugaga ngo tekereza amafaranga nayo ahita aza. Ariko igitabo bwacyo gishyira imbere icyifuzo, kwiha gahunda, icyifuzo gifite icyerekezo, guhozaho ndetse n'ibikorwa. Mu ntangiriro Hill avuga ku nkuru ya Edwin C. Banner, umuntu wari ufite icyifuzo cyo gukorana na Thomas Edison. Banner ntiyari afite amafaranga menshi, ntiyari afite izina rikomeye, ndetse nta nubwo yari azi Edison, ariko yari afite intego isobanutse. Hill agaragaza ko Banner yashakaga kuba umufatanyabikorwa wa Edison aho gushaka gusa kuba umukozi we. Aha niho tugomba gukosora kwibeshya gukunze kubaho. Igitekerezo cyonyine nticyubaka inzu, ariko igitekerezo gisobanutse gishobora guhindura ibyo ubona, ibyo ushaka, ibyo wiga, abantu ushaka kwegera n'ibikorwa utangira gukora. Aha niho igitekerezo gihinduka icyerekezo. Muri iki gitabo Hill avuga ko intambwe ya mbere y'ibyagezweho ari icyifuzo. Ariko dushobora kwibaza iki kibazo: ese kuki icyifuzo gikomeye ari ingenzi? Ubundi umuntu utazi icyo ashaka aba ayoborwa n'ibimukikije. Uyu munsi aba ashaka amafaranga, ejo agashaka icyubahiro, ejo bundi akaba ashaka kwigana undi, nyuma yaho akagira indi ntego. Amaherezo ubuzima bwe bukaba uruhererekane rw'ibyifuzo by'abandi. Mbere yo kwibaza uti nabona nte amafaranga, banza wibaza uti ni iki nshaka kubaka. Kuko amafaranga ni igikoresho, ntabwo ari intego. Usibye ibyifuzo kandi Hill abona icyizere nk'imwe mu mbaraga zituma umuntu akomeza gukorera ku ntego ye. Ariko icyizere kidafite ibikorwa gishobora guhinduka imfabusa. Umuntu ashobora kwibwira buri munsi ko azaba umukire ariko ntakore. Ashobora kuvuga affirmation buri gitondo ariko ntiyige, cyangwa akiyumvisha business ye ariko ntashake abakiriya. Uku ni ukwimagina kudafite aho gushingiye. Icyizere nyakuri ni icyizere gifite ibikorwa, icyerekezo ndetse no guhozaho. Hill kandi akomeza avuga ko ibitekerezo umuntu ahora ashyira mu mitekerereze ye bishobora kugira uruhare ku bitekerezo bye byimbitse. Iki gitekerezo kirashimishije cyane kuko buri muntu aba afite ijwi rimuvugiramo buri munsi. Rishobora kuvuga riti ntushoboye, cyangwa tangira. Irindi rikakubwira riti ntuzabigeraho, cyangwa ngo nshaka kumenya uko nabigeraho. Itandukaniro ntabwo riba gusa ku magambo, ahubwo riba no ku buryo ayo magambo atangira kugira uruhare ku myitwarire yawe. Wibaza uti ni ibihe bitekerezo nsubiramo kenshi ku buzima bwanjye? Kuko ushobora kuba utarafungiwe muri gereza, ariko ukaba ufungiwe mu bitekerezo ufite kuri wowe. Ese kuba uzi byinshi birahagije? Aha ngaha Hill atandukanya ubumenyi rusange n'ubumenyi bushobora gukoreshwa ku ntego runaka. Iki ni igitekerezo cy'ingenzi cyane muri iyi minsi. Interinete yaduhaye ubumenyi bwinshi, ariko ubumenyi bwinshi ntabwo buhita buba competence. Ushobora kureba video 1000 kuri filmmaking, ariko ntube filmmaker. Ushobora gusoma ibitabo 100 kuri business, ariko ntube umushoramari. Ubumenyi butangira kugira agaciro
iyo buhindutse igitekerezo. Igitekerezo kikabyara ibikorwa, nyuma ibikorwa nabyo bikatanga umusaruro. Hari indi ngingo ikomeye dusanga muri iki gitabo. Mbere y'uko ikintu kiba fiziko, umuntu abanza kugikora mu bitekerezo. Ariko ibitekerezo nabyo bifite impande ebyiri zitandukanye. Bishobora kubaka cyangwa bikangiza. Umuntu ashobora gukoresha ibitekerezo akarema business, undi akabikoresha yibwira ibibazo bitaraba. Umwe akarema ejo hazaza, undi akagira ubwoba bw'ejo hazaza atarahagera. Gutekereza neza kandi ntabwo ari uguhunga ukuri, ahubwo ni ugukoresha ibitekerezo kugira ngo ushobore kubona ikindi kintu gishoboka cyihishe inyuma ya reality. Hari ikindi gice cyakunzwe cyane kuko gifasha abantu kuva muri motivation gusa bakajya no mu gushyira mu bikorwa. Menya ko inzozi zitagira gahunda zishobora kuba igitekerezo gusa. Reka dufate umuntu ushaka kuba umuhanzi. Ashobora kuvuga ati ndashaka kuba icyamamare. Iyo ubwayo ntabwo ari plan, ahubwo plan iba iyo atangiye kwibaza ati ni iyihe ndirimbo, ninde audience, ni iyihe content, nziga iki, nzakoresha ayahe mafaranga, ni gute nzapima success, nzahindura iki iyo strategy iramutse idakunze. Ahangaha niho inzozi zihinduka ibikorwa. Kandi ni ngombwa ko ufata umwanzuro wo gutangira. Hari abantu benshi bafite ubumenyi ariko batabasha kwiyemeza gutangira gukora. Bategereza igihe cyiza, amafaranga menshi cyangwa icyizere, ariko nta buzima iteka butanga amahirwe 100%. Hari igihe ushobora gutegereza igihe kirekire, maze ukaza kuvumbura ko gutegereza ubwabyo ari cyo cyemezo kibi wari wafashe. Gufata umwanzuro ntabwo bivuze gutinya, ahubwo bisobanura ko nubwo utazi byose ariko ukwiriye gutera intambwe ya mbere. Hari ikizamini abantu benshi batajya batsinda. Hill avuga ko kubura consistency cyangwa se guhozaho ari imwe mu mpamvu zikomeye zitera gutsinda, kandi ko ari intege nke. Ariko hano reka twibaze iki kibazo. Ese guhozaho bivuga gukomeza ikintu kimwe kabone nubwo cyaba kitagenda neza? Oya rwose. Ahubwo consistency ifite ubwenge igomba kuba gukomeza intego ariko ugahindura uburyo. Niba umuryango umwe ufunze, ushake undi wanyuramo kugira ngo ibintu bikomeze. Niba ubundi buryo nabwo bwanze, fata igihe cyo kwiga. Reba niba ubumenyi ufite buhagije, maze wongere wige. Ntukarekure intego zawe kubera ko uburyo bumwe bwanze. Ikindi kandi, zirikana ko umuntu atubaka ibintu byose wenyine. Iki ni igitekerezo cy'uko abantu bafite ubumenyi, experience n'ubushobozi butandukanye bashobora gukorera hamwe kugira ngo bagere ku ntego. Iyi ni chapitire ya 10 y'igitabo cyitwa Think and Grow Rich. Ni chapitire yiswe Power of the Mastermind. Iyi ni inyigisho ikomeye cyane kuko hari igihe ikibazo cyawe kitari uko udashoboye, ahubwo no kuri wenyine. Umuntu umwe ashobora kuba azi filmmaking, undi azi marketing, undi akaba azi finance, undi nawe akaba azi psychology. Iyo ubwo bumenyi buhuye bubyara ubushobozi bw'itsinda kandi bukaruta cyane ubw'umuntu umwe. Hano rero niho dukwiriye kwibaza ikibazo gikomeye. Think and Grow Rich yanditswe mu mwaka w'1937. Icyo gihe isi yari itandukanye cyane n'iyi si tubona uyu munsi. Ntabwo twagagombye gufata buri gitekerezo cyayo nk'igitekerezo cyangwa se nk'ihame rya siyansi. Hari ibitekerezo byinshi bya Hill bifite agaciro nka filozofi y'imyitwarire, discipline ndetse n'intego. Ariko ibindi bitekerezo by'igitabo cyane cyane ibijyanye n'imbaraga z'imitekerereze n'ibindi ntibigomba kwigishwa nk'aho ari scientific laws zemejwe zishobora kwemeza ubukire.
Ibi ni ingenzi cyane kuko motivasiyo ntabwo ari siyansi, icyizere ntabwo ari garanti, ibitekerezo kandi nabyo ntabwo ari magic. Ikindi kandi ubukene ntabwo buri gihe buterwa n'ibitekerezo bibi. Hari ibindi bishobora kuba impamvu, twavuga nk'ubukungu, imyigire, ubushobozi bw'imiryango, ubuzima, politike, amahirwe, tekinoloji ndetse n'aho umuntu yavukiye. Niyo mpamvu mu gitabo dukwiriye gukuramo amahame ashobora kudufasha, ariko ntituvuge umuntu nk'aho ikibazo cye cyose ari we wenyine wagiteye. None se grow rich bisobanura iki? Ahangaha reka duse n'abagiye kure gato y'igitabo. Ubundi rich ntabwo tugomba kuyisobanura gusa nk'amafaranga, ahubwo umuntu ashobora kuba afite amafaranga menshi ariko nta mahoro, ashobora kugira business ariko nta muryango, ashobora no kugira abamukurikira babarirwa muri za miliyoni ariko atazi uwo ari we, ashobora no kuba icyamamare ariko akaba imbata y'ibitekerezo by'abandi. None se ubukire ni iki? Ubundi iyo tuvuze ubutunzi, buri muntu wese ashobora kubisobanura mu buryo bwe, ariko reka turebe mu buryo bwuzuye. Ahangaha kugira ngo twemeze ko umuntu akize, ni igihe afite amafaranga, ukongeraho ubumenyi, uteranyijeho imibanire myiza n'abandi, ukongeraho ubuzima bwiza, uteranijeho intego, ukongeraho ubwisanzure, uteranijeho amahoro. Ibi bishobora kungana n'ubukire nyabwo. Kandi umuntu ashobora kugira bike muri byo ariko akaba umukire mu buryo butandukanye. Nyuma yo kurebera hamwe amasomo akubiye muri iki gitabo, reka turebe formule dushobora gukurikiza. Mbere yo gutekereza ijambo ubukire, banza usobanukirwe ibi ngibi. Ikintu cya mbere, menya icyo ushaka kandi emera ko bishoboka, kandi wemere ko ushobora no kwiga. Shaka ubumenyi bukenewe. Nyuma yo kubona ubumenyi bukenewe, hindura igitekerezo cyawe kibe gahunda. Nurangiza utangire gukora. Niba watangiye wicika intege, komeza. Iyo bikunze cyangwa bikanga, wige ubikuremo isomo maze ukomeze. Ibuka kubaka abantu mufatanye. Ikindi kandi uhindure uburyo wakoragamo ibintu mu gihe bikenewe, kandi uzirikane impamvu igutera kubikora. Hari isomo rikomeye kurusha ayandi yose, nuko hari umuntu ushobora gusoma ibitabo 100 by'iterambere akamenya amagambo yose, ariko ubuzima bwe ntibuhinduke. Ese ibi biterwa n'iki? Impamvu nuko igitabo kidahindura ubuzima bw'umuntu, ahubwo umuntu ahindurwa n'ibyo akora nyuma yo gusoma igitabo. Kubera ko ubumenyi butagira ibikorwa, buhinduka igikorwa cyo kwishimisha. Think and grow rich ntabwo ari formule y'ubukire, ahubwo igutera kwibaza uti ni iki nshaka, kuki nshaka kubigeraho, ni iki nzatanga kugira ngo nkigereho, ni iyihe gahunda mfite, ni iki nkwiriye gukora uyu munsi, nzakora iki mu gihe ibi byanze, ninde nshobora gukorana nawe. Napoleon Hill yanditse iki gitabo mu mwaka w'1937, ariko ntabwo cyashaje, kuko n'uyu munsi hari abantu bafite ibitekerezo byinshi ariko nta bikorwa. Hari abafite ibikorwa ariko nta ntumbero. Hari abafite intumbero ariko nta consistency. Hari n'abafite consistency ariko nta purpose. Kandi hari abafite amafaranga ariko bakaba batarigeze bamenya icyo ubutunzi ari cyo. None se wowe, iyo ukuyeho amafaranga, amazina, imodoka, amazu n'icyubahiro, ni iki usigara ufite? Kuko gukira ntabwo ari ukugira byinshi gusa, ahubwo gukira ni ukuba umuntu ufite ubushobozi bwo gukora byinshi, gutekereza neza, kwihangana, kwiga, gukunda, gutanga no kugira icyo usiga ku bandi. Bityo tekereza, ariko ntuhagararire ku gutekereza gusa. Ndagushimiye wowe twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Niba wakunze iki kiganiro, turagusaba gukanda subscribe kuri RGN.
kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu. Ukande like niba cyakugiriye akamaro, ugisharinge n'abandi kugira ngo nabo bacyungukiremo. Komeza gukurikirana RGN aho tubagezaho ibiganiro byimbitse, inyigisho zubaka, inkuru zisesenguye n'ibiganiro bigamije guteza imbere ubumenyi, imitekerereze n'imibereho myiza. Njye ndi Bora ntawuvuga nkayo, naho ubutaha.